nyine icyo bivuze super manager twamwakiriye hano nje simbabeshe mvugisha ukuri twagiye nje ndi muri radio Rwanda nakiriye Jangwani kenshi Jangwani twaganiye kenshi waramwakiriye nawe wamuzamuye bwa mbere n'umuntu uzi kuvugira afana bapere bakaryoherwa ntaravuga ikintu ngo wumva ari ikintu wumva ari ikintu kiba kiri mu mupira super manager n'umuntu ntabwo buriya nubwo wenda akunda kuvuga ko nyine ngo azi kuvuga cyane ntabwo ibintu byo kuvuga ari muri public ari ibintu bye super manager no kwicara kuri mikoro kare nje tumwakira hano yaramfrustratinze cyane ngo ni umuntu kumenya gutuza kuri mikoro akavuga ibyo agomba kuvuga ni ikibazo urakoze cyane nabyumvise kuko ikintu cyose kivuzwe urabona gita cyengera ako kanya mbere ya byose ndabanza kubwira abanyarwanda ko mba narakoze amakosa kwicarana n'umuntu ntari ku rwego rwe mba narakoze amakosa yo kwicarana n'umuntu ntari ku rwego rwe ndibaza ko Lorenzo kumwirukana muri Radio Rwanda Sam Karenzi akamuha akazi bishobora kuzakurikirwa no kumufunga kuko icya mbere buriya umuntu w'umukozi iyo adasesenguye amagambo mukoresha mubwira ngo navuge akajya kuri radio gusa akavuga ngo akunda ashimisha umukoresha ashobora kwisanga uriya n'ikikingi ariko buriya bitumwe na nyiri imodoka rero abo bantu iyo radio yitwa ni SKFM icyambere murabizi ko ari radio yihaye ngo aperi ni radio y'abanzi ngo ni radio y'abanzi mbese ngo bapere ngo barashaka ngo gukora propaganda ngo bakoresheje nta nubwo kiri radio yahindutse YouTube kwanza ariko ibyo uvuga ko yo bayihaye iyo propaganda wowe ntabyo uzi neza cyangwa nibyo utekereza ufite igihamya kingana gute ko Sam Karenzi yaba afite ibintu bijyanye no kuba adashaka kuvuga neza APR wowe hari igihamya ubifiteho gihagije ku buryo ki abanyarwanda bose bahita bamenya ngo niko kuri icyambere mbibonera nta utazi ko Sam Karenzi aperi yigeze ngire ngo gusaka cyangwa se gukorana nayo iza kumwikuraho kuko yabonye ko abo ni abantu bigize abagenti na hanta wa wundi ufunze n'abagenzi be nagira ngo nanabonereho kubwira abanyamakuru bagiye mu bagenti ko bagiye gushirira muri gereza hanyuma abo bakozi bakoreshwa n'abo bakoresha bafite amaradiyo bo bitonde bareke kuvuga kubera yuko urumva kase wowe uri umugabo ndagushimira ko wihangiye akazi abo bakozi rero bo ari nabo nabonye bambwiye ngo Superman ngo hari abanyamakuru b'abareyo ngo bakora kuri Radio 10 ngo bavuze ngo we ngo bakugereranya na Yaka ngo bakakugereranya na Zo nizere ko rero ibintu byose ari uburyohe. Yesi wowe muntu wakoze subscribe kuri channel ndakwemera kandi ubyumve ko mba nkushimira kabisa nkubwira nti uri umuntu w'umutaramu cyane. Nawe utarakandaho rero utarakora kuri subscribe nyamuneka ngwino ubikore, hanyuma rero warangije kubikora nyamuneka nta kindi ni ukudukunda mu liking ibiganiro byacu mu bisharinga then munakora na comment kugira ngo gahunda zigende neza muri rusange.
urumva hari barwana na facts umuvugizi w'abafana babo aho kubashishikariza kuza kuri match ashishikajwe no gutuka SKFM no gutuka abanyamakuru bayo ko ari injiji ko ngo baguze umuzamu wa Rayon geranyije na Nzovu na Yakamwana ahubwo ngiye ira radio ntabwo tubyumva cyane ariko yo nta kibazo Nzovu na Yakamwana nibura barakunzwe bashobora kuba badafite influence ariko nibura barasetsa barakunzwe ntibakwe influence batanze urugero ngo Robben yatanze urugero ngo Yakamwana ngo ntabwo yakurangira iduka ujye kurihahiramo ngo urihinde ujye kurihahiramo ariko barasetsa ariko nibura barasekeje na uriya si n'icyo ndakivuga gisekeje ariko nanone bamura warinze cyane nayo bitutsi wererwa no guhubagura ibitutsi gusa nta kintu na kimwe afite cyo kubwira abanyarwanda bamura warinze cyane none kumujyanye na komedie aho ngaho ukabije komedie se none se reka nkubaze Yakamwana ntavugwa Yakamwana Nzovu ntibarebwa iyo bavuze YouTube ntubona hahiye uriya muntu ubwira ikintu yavuga ukabona cyagize views nyinshi kuri YouTube wowe uricara aho ngaho ngo ushimishe shobuja aho rero hari umunyamakuru kazi aho ngaho nawe sinakubwira abacomeka ariko se wa munyamakuru kazi we uzi ko iyo radio ariyo uza aho kugira ngo uze hagati wenda ubwira abantu uti mugira gutya nugucomeka kugira ngo ushimishe shobuja aba rero nibo bitwa baderira abandi babandi baderira nyine baraho baza bagira yigira gutya yizunguza ibyo ntago ari reka mbabwiza ukuri mureke ibintu by'utugambo mureke ibintu byo kwigira gute mureke ibyo bintu wowe uraza ngo uje gutukana abantu ngo uravuga ngo ngo uyu nguyu ngo iby'umupira ngo ntago ari byo aza ngo avuge umupira se niki umupira ugendanye n'ubuzima bwo hanze umuntu natanga urugero azazana n'ibindi bigiye bitandukanye umupira ni iki sport ni entertainment irahuza ibyo byose biragendana muri rusange urumva none se uzaza ngo wifate gutya ngo nje kwifata ngo imbere y'umunyamakuru urinde se uraza kuvuga ku munyamakuru guteze ngo uje gushimisha shobuja ngo nukuze kuvuga ngo kuri supermanager ngo kugira ngo shobuja guha amanota guteze uzabaze n'abandi bari bahicaye birukanwe uzabaze nabo batangiranye hari abirukanwe ngo uje kushimisha ngo ubwo nyine uzagendera mu kwaha kwe ibyo azaza kubwira nibyo uzaza uvuga ntago uzamuhakanya ntago uzagira gute ibyo byose nge nagiye mbibabwira n'abanyamakuru bari bahari imbere bakoranye narabibabwiye arimo arabayobya haza no kubicyemezo kuko ari abanyamakuru bamwe batabyemeraga habaho kukwepana nukuvuga ngo nukugendana igikundi kitemera Satani ajya kuva mu ijuru hari ibyo yarahunze ahunga Imana kuko Imana Satani yarabyutse ngo mu gitondo yishyira hejuru yigira atya aravuga ati kwa nina ariko ubundi Uwiteka ajya gufata ibyemezo nanjye nahari Uwiteka aravuga ati top arirukana aramanuka n'ingabo ze hariho ibintu byinshi tutarenza ingohi ibyo bintu narabibabwiye niba ari ikiganiro muze mukora ikiganiro mutahe mureke kwibasira abantu uwo muntu uza kuvuga kuri radio uragira ngo ntafite inyama n'amaraso umuntu Yesu waramutumiye ni ngombwa uza kuri radio ngo uvuge ngo naramutumiye ngavuga pumba nazo wowe akavuga ibyawe se nawe ibyawe ko bihari ku mihanda niwe miseke igoroye naza akakumanuka akaguzatura uzatangira uvuge ngo ubwo barimo kurwanya radio mujye mutandukanye ibintu nge nawe babwira ibintu by'amatiku mu bihagarike niba ari football muvuga football ubu rero yigeze he ngaye nguko rero sinama ndababwira asa mu karenzere arajatangira rire urumva ngo baranyanga ngo bagenda ngo mu byumba ngo gakora ngo scripting ngo bakaza kuvuga kuri ngo SKFM ngo bashaka kuyisenya sha karenzi tutabeshanye niwe muntu wa mbere utinya kuvugwa niwe muntu wa mbere utinya amagambo uri bukutuntu Kenesi yivugiye kuri operation Sokoroka Sururi ariko wagiye urazamuka ujya hejuru ibintu bigira birebire kandi yavuze ibintu bisanzwe nyene avuze ko uriya mukozi wa Urikari ko bamusanze yihishe munsi y'igitanda byari ibintu bisanzwe wagiye hejuru uvuga ngo barakwanga uyu musore wawe duramuzanye nyuma yo kwirukanwa kuri RBA
ugiye kumushyiramo virus yo kujya mu matiku, dore amatiku nayo yamufashe. Lorenzo shawe ndanagusetse umukobwa wawe nawe rero dore nguwo Bruno Taifa dore reka babomore, mpora numva umukada avanga ngakora ngo operation yo kubomora, nanjye ngiye kubabomora. Musumure ibintu mwiko muri kwegera riyo mufashe radio nta nk'iyi comment yo no mujama yavuze ngo ngiradiyo ngo niyintera hamwe. Gusa surumva nk'ibintu mutareko murabishira ku rwego ruri hejuru. Supermanager n'umuntu arenze, n'umuntu adakwiye kwifatirwa mu gahanga. Ndebere ukuntu abanyarwanda bahagurukiye rimwe. Biba bisi ko muri ntera hamwe nta kintu muba mwumva. Urumva ko ari biba biri hejuru, babiri ku yindi level. So rwarugwanura rero kubacisha akanywafu kugira ngo mwisubire mumenye radio ivyikwiye kuvuga. Ako radio yanyu rero nanjye maze iminsi ndayikemanga. Iyi radio yanyu isigaye ishaka inyungu zinyuze kuri YouTube channel. Kandi YouTube channel haca abantu babi nabeza. Bagiye kubaharasinga, bagiye kubavuga nabi, bagiye kubasebereza izina. Nubona izina ryanyu ridacafuye mu Rwanda muze mungaye. Dore ndirenganira ntacyo mvuze niteranya, ako mbabwiye ko mwareba ukuntu mwajya mwisubiraho mukavuga inkuru zizubaka content. Iyi n'abastari n'abandi b'amarapu ntago bakigira rap zo kubifura ko mwibwe aba legend kere twari twizeye. So nirenganira tu